ahangaha mu ivanjiri bavuga umugani w'umukungu w'ubukungu. Hari abashobora gutangira kuvuga ngo abakungu bari kuvuga ni ba Cyprien bagenda mu modoka niwe ntabwo ndi umukungu. Amen. Ibyo rero ndagira ngo tujyane ahangaha twese. Uyu mukungu bavuga ntabwo ari babakungu b'ibintu, ariko buri muntu wese ahangaha ni umukungu. Ubukungu bwa mbere ni uko buri muntu wese yahumetse uyu munsi akaba ari ahangaha. Bana b'Imana, ibyo ni twabishimira Imana. Ubu nonaha hari abari kujyanwa mu rugerero bitabye Imana. Ubu nonaha hari abamanitse amaguru mu bitaro. Ubu nonaha hari abantu uracyabwira iyo twebwe Nyagasani tugiriye imbabazi kuri aya masaha tukaba turi hano tugusangira. Ubu rero nibwo bukungu Nyagasani avuga, nibwo bukungu Nyagasani ari kuvuga. Hari abantu basigaye basimbuza ibyo bafite bakabisimbuza Imana. Hari abakorasi turi mu ruhango bigeze kutubwira ngo hari umugore usimbuza Imana umugabo we, cyangwa se umugabo agasimbuza Imana na padiri ari kuzanga, umugabo agasimbuza Imana umugore we, cyangwa se wowe Imana bikayigira bya bintu ufite cyo ukamusimbuza Imana ukamusimbuza abana. Ibyo ntabwo ari byo Kristo mubandi. Twagombye kumenya ko ubukungu bwa mbere bugomba kuva ku Imana. Ibyo ufite byose utunze, ese uriya mukungu amaze kuvuga ngo yewe ubudahugitse, reka dufate Cyprien wagenda umuhinzi, mbunditse ibirayi nta kibazo nzagira, ibishyimbo nabyo ndabyeze, mbunditse n'ibishyimbo, sibyo? Icyo tuguragira iwacu ni inyama n'amavuta. Ibyo wenda nabyo ngigenda ngabigura, narangiza bambo ubu rero ngiye kurya yewe n'umukecuru wanjye n'abana banje, ahasigaye tunywe n'amasaka turayagira tukanywa ikigage, niturangiza ahasigaye tudamara. Amen. Ubu si noneho buriya koko tugiye kurya. Navuze nitanzeho urugero, ngende umuhinzi, nejeje ibirayi, nejeje ibishyimbo, nejeje amasaka, nejeje byose. Jewe iwanjye tugiye kurya, ntugomba kugera iwanjye, ningenge nyiri gusa. None Nyagasani arakubwira ngo mu kanya gatoya ndagukura mu mubiri. Bya bindi nahunitse birarya abandi. Sindi kwiyemera ngo ngende umukungu. Nyaboneka mureke tugire ubukungu ku Mana. Hari abantu bagira ibya mirenge kumva ko no kugera mu kiliziya atakadagira mu kiliziya. Ahubwo bwa bukungu tugira nibwo bwakagombye gutuma tuza mu kiliziya ukabufatanya n'ijambo ry'Imana. Ubushize ku cyumweru padiri ahangaha yaratwigishije iki cyumweru, ndumva twese kandi turi hano mu kiliziya. Abari hano ku cyumweru padiri yavuze ngo iki cyumweru turangije n'iki? Ndikumva nani ba mbere bisi biri kubivuga n'abayobozi. Twebwe aho ikibazo dufite ni iki? Iyo bari kutwigisha tubyumvira hano bigasohokera he, ariko ntabwo ari bose mu mbabarire, sibyo? Yatubwiye ko iki cyumweru ari cyo kwiyorosha gutuka ku cyumweru kugeza ubu ngubu. None ko turi abakristo b'akazimatike, reba mu iki cyumweru ko waba bigenje, waba wariyorohejera cyangwa waba wa wundi wo gutukana ku gasozi nka babagoyikazi bacu batangira gutuka agafata ku gahanga ahagutuka ashize amanga. Nanjye ni umubiri. Waba wari kino cyumweru cyose cyane cyumweru cyo kwiyoroshya no kwicisha bugufi, cyane cyane umukristo w'umukasimatike. Nicyo kintu yakagombye guheraho aho turi hose, tukarangwa no kwicisha bugufi. Nubwo bukungu tukabugira, ariko birimo no kugira ute no kwicisha bugufi.
navuze ko nta muntu utari umukungu. Twese hano turabakungu biturutse ku Mana yaduhaye, kandi Imana ije gutanga ntabwo itanga kimwe. Hari umuntu wari umukungu w'umudamu wirira rugati mu giturage, yari umukungu pe cyane, yahoraga mu misa ya mbere, ariko akaba atahura nawe, twebwe dufite abamuduka wenda natwe bazatuvuga, akaba atahura nawe ngaguhera ifite, kandi niwe n'akazi k'umukiriziya niwe agakoraga. None so ngo tuvuge ngo ni umukristo, tuvuge ngo ni umukristo. Amen. Iyo ndi kubigisha rero sinjye njyenyine, si uko ari ko mbarusha kwigisha, si uko ari njyewe, ahubwo ni Roho Mutagatifu yanoranyije umunsi ubwo nawe ejo bazagutoranya. Ntacyo ngurusha, ntacyo, ahubwo ni ukugira ngo twese dukurikire ijambo ry'Imana, sibyo? Wa wundi ufite iyo modoka ndatangire ifite ngo ni umukristo, niwe wa mukungu rero w'iki ikiburabwenge barimo bavuga. Niba ufite ibyo bintu akaba ari byo bituma udashobora no gusenga, uri umukungu w'ikiburabwenge. Ibintu ufite nubwo ufite kagataro, uyu munsi hari abari gutekereza ngo uyu mudamu yasengesha ariko yatinze, kandi ufite gahunda, hari ibintu ndibuze gukora, hari abakiriya bantegereje ku isoko, hari abakiriya bageze. Ubu natwe tubaye babandi b'abakungu b'iburabwenge. Twakagombye kubanza ahubwo kwishimira ko anatinze kugira ngo twumve ijambo ry'Imana rigeraho ridukura naho ritujyana. Niba abayobozi bacu batubwira ngo nyaboneka tuze twitabire, ese reba nko kubwira umuntu w'umusaza ungana nanjye imyaka 60 ngwino witabire gusenga, burya tuba twabagerageje, siko bimeze. Kandi nta kindi badushakira ni kugira ngo tuze dutunganire Imana. Umukungu w'ikiburabwenge rero yageze nyuma aravuga ngo ubwo se ibyo mpunitse bizaba ibyanyu. Amaze kugira ute, Imana imaze kumubwira ngo iri joro urara ruvuye mu mubiri, none byahindutse byabaye ibyanyu. Aleluya. Ibyahindutse byabaye ibyanyu. Abatarabihinze wowe rero gwiza ibyo kugwiza mu kanya gato bizarya babandi batabivunikiye. Banza wemera Imana dapo, ibindi byose ubutunzi bwose buva ku Mana. Nta kintu na kimwe gishobora kubaho cyiza ngo kuza mu kiliziya no kuza kumva ijambo ry'Imana. Nyakwa Padiri mukuru waje uyu munsi yatwigishije, numvise bamwe badukomejeho, yatwigishije umusaraba. Kwa kundi umugore yaje mu kiliziya ngo Padiri ngaka gasaraba kanje ni umugore, ariko kibavuga ngo yakisa akagore byambabaje. Ngo Padiri ngo giki gisaraba cyane ni umugabo, kandi burya reka mbabwize ukuri, ariko wenda abagabo bamba bariko nanjye ni umugabo n'abagore. Burya nyakwa Perezida wa Repubulika azi ubwenge cyane, kuko ubu ngubu abagore nibo basigaye bayobora iki gihugu kurusha abagabo. Mubare mw'abagabo nanjye ndi. Impamvu ni iyi: umugore niyo afite umusaraba arihangana, ariko abagabo twe tugira imisaraba ntitwihangane. Nyagasani Yezu twese turabarira, kuko nibyo dukora. Ahubwo abaintercesseurs niturangiza baze kudusengera, cyane cyane ko musengera abagabo, twebwe ntitwihangane. Abaintercesseurs bacafite akazi gakomeye, mudusengere nyabuneka, mudusengere. Abagabo bose mubona ntibazi kwihangana n'abagore. Ndibabimbire hano ko mbeshe, ariko nzi ko hari ibyo ukora nagize ubugabo. Amen, amen. Cya kiburabwenge rero byageze nyuma. Reka nsabe Vena ansomere ahantu Vena
reka nsomere ku Migani igice cya 11 umurongo wa 22. Umugore w'uburanga utagira ubwenge ni nk'impeta ya zahabu ikwikiye ku kizuru cy'ingurube. Mwakira ijambo ry'Imana. Mwakira ijambo n'ibyasomye muri Bibiliya ndimugira ngo nibyo yimbi. Umugani igice cya 11 umurongo wa 22. Amen. Umugore w'uburanga ariko atagira ubwenge ni nk'impeta ya zahabu ikwikiye ikwikiye gukurikira murabizi gukurikira gucomeka muno ikwikiye nk'impeta ikwikiye ku kizuru cy'ingurube. Haleluya. Abagabo natwe koko murumva ko umuntu mugore utagira ubwenge. Mukanya twari turi gusoma ijambo ry'Imana umukungu w'ikimeze ute w'ikiburabwenge. Ubu tugeze ku mugore w'uburanga ariko utagira ubwenge. Ngo ameze nk'iki? Umugore w'uburanga ariko utagira ubwenge ni nk'impeta ya zahabu ikwikiye ku kizuru cy'ingurube. Aho bishaka kuvuga iki rero? Ni ubwirasi busigaye buri hano hanze, nubwo bavuze hano abagore ariko n'abagabo turabufite. Njyewe nk'abandi yitwa Cyprien ariko bavuga ngo njyewe ndaba nzi kubyina cyangwa abazi iki kiratana. Uburanga burya ntabwo ari uburanga mu maso gusa. Reka mvuge abaririmbyi. Njyewe nkaba nzi kuririmba cyane. Njyewe nubwo nasiba uyu munsi korali ntakimaze ntakirakora. Urukwitana ibintu Imana kandi mu kanya gati Imana avuga ngo toka kandi korali gasigara. Usinona uye hano mu mubiri komba muri ministranse nyuma korali ndetse kumwe sinzi ko mwebwe mwandirimbira naba bakamfubika mukasengera mukanashingura neza ariko simba ngiye. None si mwebwe muri korali kwiyemera kubera ko muzi gusenga cyane ngo muzi kuririmba cyane kurusha abandi. Ugiye hari cyo nyaboneka aho tugeze ducishe bugufi dusenga Imana nitubenga uwo mugore wagize uburanga ameze nk'iki n'impeta ya zahabu ikwikiye ku kizuru cy'ingurube. Ahantu tugeze aha ngaha ni ukwicisha bugufi tukemera Imana tukayoborwa na Roho Mutagatifu. None abo bose haba icyo kiburabwenge cy'umukungu haba n'abo bantu bari kwiyemera abo bose bafite Roho Mutagatifu. Kandi mureke twebwe n'abakarismatike tuyoborwa na Roho Mutagatifu. Kubanza iminota yarenze. Ongera ndebere ku gice ku murongo wa 28. Uwiringira ubukire bwe azarimbuka, naho intungane zizasagamba nk'amababi atoshye. Kristo yeza kuzuye. Abantu basigaye biringira ubukire akumva atazapfa. Kiringira ubukire ukumva utazapfa. Twavuye ku kiburabwenge n'Ivanjiri tugeze k'uwo mudamu aho umuntu yiyemera. None umuntu wiringira ubukire nibyo bya bintu byo kuvuga ngo ngiyewe mfite ubukire ndihagije nta muntu n'umwe nzigera nkenera. Ugasanga muri ministeri baramubwiye yewe uzakotiza amafaranga agenda mfite kandi mukanya bagusanze hari ukwamwe musuru. Kristo yeza kuzo bakubwira ngo turaje gusura yewe nagira muzasura ukigendera ntabwo ari byiza. Burya uwiringira ubukire bwe ntacyo bamaze. Nta muntu n'umwe ku isi ya Nyagasani utagira uwakeneye. Ndabyibuka kera hari umuntu wari ufite amafaranga menshi pe. Nta muntu wagiraga mu rugo rwiwe ariko nyuma yaho
Imana irabihanura byose aza guca bugufi. Acishwa bugufi n'iki? Nuko ibintu birangiye. Byageze nyuma atangira gukenera wa wundi wari umuzamu we, wa wundi wari umukozi we wo mu rugo. Yari afite ubukire bwinshi, atangira gukenera iki? Umukozi wo mu rugo. Aha rero hari icyo babivugira, baravuga kugira ngo twese dukurikire Yesu, ariko tumukurikire nta bintu bigamije. Ese none numukurikira ejo bakumva ngo ni wowe umukarasimatike uri gutongana hariya muri quartier, uzaba wakurikiye Yesu? Uzaba muri gusebya ikoraniro. Twakagombye kuba twebwe b'abakarasimatike turi intangarugero aho dutuye. Nubwo hari igihe Satani nayo itugota, ariko mureke tuje tuyikandagira tuyumvishe. Twumve ko turi abana b'Imana, twumve ko turi abana ba Nyagasani, ko Satani nta ruhare na rumwe adufiteho. Yaho abayobozi bagiye bakaza n'umugisa, bakaza iwacu za Bugoye, bakajya he bagasanga kwa Cyprien no hari induru mu rugo. Uharani kwande kwa Cyprien asengera he? Muri Gatolika. Niki no mukarasimatike. Musubwe ngo koko bazasubira bavuga ngo iki? Osi ndibatubwiye bihagije, baratwigishije bihagije. Haleluya. Haleluya. Banza barambe mugamu bisinzira. Ntabwo umukarasimatike yakagombye kugira induru ahantu hariho hose. Wajya mu kabare, jya mu kamwe ryawe witahire. Waba aho uri hose, gerageza utange ingero nziza aho uri, ugende nk'umukarasimatike. Buri hari umuntu ejo bundi turi ku kiriyo cy'umugabo wakoranaga na madamu wanjye, Cyprien arasoma. Umunyakazi yagiye gusoma ijambo. Noneho bigeze nyuma umuntu yari twicaranye arambiwe kuri kongo. Uramugabo uramuzi? Avuga uramugabo ndamuzi. Ariko buriya ngo tuko kubambye ngafite umugore kandi ari umupadiri. Ndavuga reka ntabwo ari umupadiri afite umudamu. Kubera iki? Kubera iki? Kubera iki? Ikamabazi. Kubera iki? Kwitwara gikristo. Nose ko batavuze ngo nanjye kandi nari mari. Hatari ibyo bavuze se. Hari n'abandi. Hari n'abandi benshi. Ariko nibo bavuze agiye gusoma ngo uriya musaza tubona yitwara nk'abapadiri. Natwe rero dusenge Imana, duce bugufi, abadusengera badusengere, natwe tuzitware tuyoboka umwami Yesu kugira ngo duce bugufi. Siko bimeze? Hari undebye umwami Yesu byose birajyana. Amen, amen. Twese ngiye muri ibi kugira ngo wenda ndajye conclusion y'iri jambo nateguye. Nuko ikintu cya mbere uburanga twaba dufite, ibintu twaba dufite byose tubiragize Nyagasani. Ndetse haba umugabo wiringira umugore, haba umugore wiringira umugabo, haba abagore biringira abana ngo nibo Imana yabo, byose babiragize Imana. Kuko nta kintu kirita Imana, kuko kuba turi hano twenyine hari abandi bungu bameze nabi, ntabwo ari uko nabo bakungu wenda bishobora kuba harimo aho kuba umukungu nababwiye ko ni umuntu wese uhumeka. Ahubwo ubwo bukungu dufite tuburagize Nyagasani, hanyuma Nyagasani atugire neza. Shalom.